abaturage batatu mu kagari kamwe ka Nyabigoma ko mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze nyine ko haravugwaho abagabo baravugwaho kwiyahurira umunsi umwe bakoresheje umuti wa kiyoda usanzwe ukoreshwa mu kwica udusimba twangiza imyaka cyane cyane ibirayi. Babiri rero muri abo bagabo bakaba bahise basiga ubuzima, bakaba baryamiye ukuboko kw'abagabo. Amahoro y'Imana akomeze kuba namwe bakunzi bacu, twongeye kuha ikaze kuri iyi sheni yacu Impano Family TV, dukomeza gushimira cyane mwese mubana natwe, cyane cyane abakoze subscribe. Tumaze kuba umuryango mugari w'abantu 385. Turabashimiye cyane. Nawe utarakora subscribe rero, uyu niwe mwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo nawe ibiganiro n'inkuru tubagezaho bijye bikugeraho mu wa mbere, kandi na comment zanyu tuziha agaciro kuko bituma turushaho gukora neza. Turasuje mwese rero, abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu majyepfo no mu majyaruguru, namwe bari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abadukurikiye bari hanze y'igihugu cyacu, abari muri Afurika y'Uburasirazuba, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya cyane mu Buhinde. Comment zanyu turazibona kandi zitugirira akamaro, inkunga ikomeye cyane. Ikitondo rero turamutse tubagezaho ibintu bitandukanye. Inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru iri mu karere ka Musanze. Twibutse ko akarere ka Musanze ari kamwe mu turere dutanu tugize intara y'amajyaruguru, kakaba gafite imirenge 15. Mu mirenge 15 rero harimo umwe witwa Kinigi ukora ku ishyamba ry'ibirunga. Muri uyu murenge bavuga ko abagabo batatu biyahuriye rimwe bakoresheje umuti wa kiyoda. Inkuru tugukesha ikinyamakuru Umuryango gikorera mu gihugu cyacu kivuga ko abaturage batatu mu kagari kamwe ka Nyabigoma ko mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze nyine ko haravugwaho abagabo baravugwaho kwiyahurira umunsi umwe bakoresheje umuti wa kiyoda usanzwe ukoreshwa mu kwica udusimba twangiza imyaka cyane cyane ibirayi. Babiri rero muri abo bagabo bakaba bahise basiga ubuzima, bakaba baryamiye ukuboko kw'abagabo. Nk'uko TV1 ikinyamakuru nacyo gikesha inkuru nyine yabitangaje, aba bagabo badaturanye inzu ku yindi cyangwa ngo babe banaziranye biyahuriye rimwe kuri uyu wa kabiri banyoye umuti wa kiyoda usanzwe ukoreshwa mu kwica udukoko nk'uko twabibabwiye twangiza imyaka cyangwa se ibirayi. Umwe muri aba baturage babibonye yagize ati nta bushuti bari bafitanye, urebye sinzi ukuntu byagenze, wavuga ko ari igihe cyabo cyari cyageze. Umwe mu biyahuye witwa Tuyiringire Felicien wari ufite imyaka 23 y'amavuko ndetse afite umugore n'umwana umwe. Nyina n'umugore banyakwigendera babwiye TV na Radio 1 dukesha iyi nkuru ko batunguwe nuko yiyahuye kuko nta kibazo kidasanzwe yari afite. Aba bombi biyahuriye ku kuba uyu yanyoye iyi kiyoda, ndetse bose bemeza ko nta kibazo na kimwe bari bazi ko uyu yari afite. Umugore we ati nta kibazo na kimwe yari yarambwiye, urenze kuri uru rugo gato mu birometero 2 cyangwa 3 ndetse cyangwa 4 ugera ku rugo rwa Iradukunda Patrick, nawe bivuga ko yiyahuye anyoye umuti wa kiyoda. Uyu we ntiyabanaga n'umugore we, azize gusa yanyoye nyine ikiyoda, asize gusa uyu mugore we avuga ko nta kibazo kidasanzwe uyu mugabo we yari afite. Ati ntacyo nzi, bambwiye ngo yiyahuye, bahita bamujyana ku bitaro. Bwana Gahonzire Randuwari, umuyobozi w'umurenge wa Kinigi, yemereye TV1 ko aba baturage biyahuye ari abo mu kagari kamwe. Akomeza avuga ko bafatanyije na RIB n'izindi nzego zitandukanye barakomeza gusesengura ngo barebe icyateye abantu kwiyahurira rimwe. Bamwe mu baturage bo muri akagari batabashije kwerura ngo bavuge ukuri, bavuze ko icyateye aba bantu kwiyahura bakiyahurira rimwe gutya gusa hari abemeje ko biri guterwa n'imibanire mibi mu ngo ishingiye ku gucana inyuma.
Mu mezi 3 ashize rero muri kano kagari nabwo hari undi mugabo wari wiyahuye akoresheje umuti wa kiyoda. Bakunzi bacu rero murukumva ko kwiyahura ntago ari byiza. Bano bagabo bagiye urwabo barurangije, ariko ntago ari byo gushimwa, kuko kwiyahura ni ukwiyaka ubuzima, imigambi yawe ibirangiriye aho, n'abana wari ufite kubarera biba birangiriye aho ngaho. Bigaragara ko uwiyahura yakwica n'undi, ntabwo byoroshye. Basaba rero ngo niba ugize ikibazo runaka kitabasha guhita gikemuka ako kanya, wagisha inama. Bakunzi bacu bose ntabwo tuvuza kubatakaza, abangaba bagiye ntabwo bazagaruka. Iyo ugiye nyine ubugiye, kandi aho ugiye ntawo gusura, ntawamenye ngo byakugendekeye bite, kuko ntawe urajyayo ngo agaruka tubwire ngo byagenze gutya, nagezeyo murayo n'ibi ngibi, nagezeyo mbona kanaka, nagezeyo mbona ibi n'ibi, ndifuza gusubira cyangwa se ntawe nakwifuza nawe kujyayo. Bigaragara ko ugiye abagiye nyine, ntabwo twakwifuza ko yagenda rero muri ubu buryo. Kwiyahura ni ubugwari, kwiyahura ubutsinzwe. Ahubwo gerageza niba uhuye n'ibibazo, gisha inama, haba bagenzi bawe cyangwa se ubuyobozi bwa leta cyangwa se umuturage cyangwa se imiryango, ariko kwiyahura uba utsinzwe. Ntabwo tubyifuriza rero. Iyo uhuye n'ikibazo gisha inama kibashe gukemuka, nikidakemuka ugiye ugihunze gatoya. Kwiyahura ntabwo twabigiramo inama n'ubugwari. Bakunzi bacu mukomeze mutuye hafi, mudukorere ibyo tubasaba, natwe tugeze gukora ibyo mudusaba, kuko twese turi magirirane. Imana ibahe imigisha.